Nshuti muvandimwe dusangiye amahirwe yo kumenya Imana no gukunda ijambo ryayo, nongeye kukwakira no kukwishimira cyane muri uyu mwanya wo kwiga ibyanditswe byera. Njyewe ndi Musoni Flavien, mureke dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twongeye kugushimira yuko washyizeho ijambo ryawe kugira ngo binyuze muri ryo uganirize imitima y'abana b'abantu, ubafatishe imyanzuro ikwiriye, ubakure mu ntege nke, ubazane mu bwiza no mu mbaraga, kandi nubwo ibihe by'ubuhanuzi bigenda bisohora, wasezeranye yuko ubuhungiro bwacu ari ijambo ryawe, ubuhungiro bwo kwizera kwacu ari muri wowe, kandi mu gihe nk'iki ngiki twongeye kumanika amaboko kugira ngo uze uturwanire intambara. Reka rero ubwo tugiye kwiga ibyanditswe byera, bikorere muri twe, uduhe amahirwe yo kuba muri bake basigaye bashyira ibyanditswe byera mu bikorwa, kuko ari bo bantu ukeneye. Uyu munsi rero ubwo tugiye kuribumbura ntaba ari twe, izina ryawe rihabwe icyubahiro, kandi kuva ku intangiriro y'iki cyigisho kugeza ku musozo ntihabe hari ahandi hantu twarangamira uretse kuri wowe, ko ariho dukura igisubizo n'imbaraga no kwihangana. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nkuko nabikubwiye, ndi mwene so Musoni Flavien. Uyu ni umwanya wo kwiga ibyanditswe byera. Tujye kwigana icyigisho gifite insanganyamatsiko nziza ivuga ngo ahazaza h'isabato n'abayiruhuka. Ahazaza h'isabato n'abayiruhuka. Mwene data, ijambo isabato ntekereza ko ari ijambo abantu bose bamaze kumenya. Abantu bose iryo jambo bararizi. Abantu benshi basoma ibyanditswe byera, iri jambo bararisoma. Ariko uyu munsi wa none hariho ikibazo gikomeye gituma ibi bintu abantu batabiha agaciro. Iyo turebye mu byanditswe byera, mu gitabo cy'itangiriro, igitabo kibanza cya Bibiliya, igitabo cy'itangiriro, hatubwira uburyo Imana yaremye. Ariko ndashaka kuza kwibanda ku minsi itatu idasanzwe. Umunsi wa mbere nibandaho ni umunsi wa mbere. Dusoma mu itangiriro igice cya 4, aho Bibiliya itubwira ko ku munsi wa mbere Imana ibona umucyo ko ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Imana yita umucyo amanywa, umwijima wita ijoro. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa mbere. Mu magambo make, ku munsi wa mbere hari ikintu Imana yakoze, ni nawe Imana yatangiriyeho irema. Uyu munsi rero ni umunsi ukomeye pe. Ariko Imana ntiyigeze itanga uburenganzira yuko uyu munsi wazasimbura ububasha bw'umunsi wayo w'isabato. Undi munsi nagira ngo mbabwire ni umunsi wa gatandatu. Uyu munsi wa gatandatu Imana yakozeho iki? Dukurikije imvugo ya Bibiliya, kuko nagira mbabwire ngo haje urujijo mu bihe, aho umuntu ashobora kuvuga umunsi wa mbere umuntu ntabashe kumva icyo uvuze, wavuga umunsi wa gatandatu ntabashe kumva icyo uvuze, wavuga umunsi wa karindwi ntabashe kumva icyo uvuze. Urwo ni urujijo Satani yazanye mu bihe, ariko ubu turimo turakoresha inyito ya Bibiliya. Umunsi wa gatandatu ni umunsi w'ibifite ubugingo. Imana yaremye ibifite ubugingo, irangije iremana Adamu. Adamu rero yaremwe, Bibiliya igaragaza ko yaremwe ari ku munsi wa gatandatu. Rero ikindi kintu gitangaje ni uko ku munsi wa karindwi, iyo tugeze mu itangiriro igice cya 2 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3, Bibiliya itwereka uburyo ku munsi wa karindwi Imana yarangije imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa karindwi. Imirimo yayo yose yakoze, Imana iha umugisha umunsi wa karindwi, iraweza, kuko ari wo Imana yaruhukiyemo imirimo yayo yose yakoze. Nshuti yanjye, iyi minsi iratandukanye. Umwe ni umunsi Imana yatangiriyeho ibikorwa byayo byo kurema, ni umunsi udasanzwe pe. Ubundi ni umunsi Imana yaremeyemo ibyaremwe, n'umuntu Imana iramurema. Murumva nawo wari umunsi udasanzwe. Ariko bigeze ku munsi wa karindwi, Imana ikintu kidasanzwe yakoze ni iki? Nuko noneho uyu munsi Imana yararuhutse, iruhukana na wa muntu yaremye. Uyu munsi Imana iraweza, imaze kuweza Imana iwuha ibintu bigeze kuri 3 biwutandukanya n'iyindi minsi. N'uyu munsi wa none inshuti zanjye najya mbabwire ngo iyo minsi Satani yagiye ashaka uburyo umunsi wa mbere Imana yatandukanyijeho umucyo n'umwijima witiranwa n'umunsi wa gatandatu Imana yaremeyemo Adamu, ukitiranwa n'umunsi wa karindwi Imana yagize gute? Yarangirijemo imirimo, irangije iraruhuka, uwo munsi iraweza, iwutandukanya n'indi. Uru rujijo rero rwatumye n'uyu munsi wa none abantu batabasha gutandukanya umunsi w'Imana nyiri izina dukurikije Bibiliya n'umunsi w'Imana dukurikije ibitekerezo by'abantu.
iyo tugiye gusoma tugiye kubara iminsi, nababwiye ngo mu kubara iminsi hazanywemo urujijo. Itegeko tugenderaho ni itegeko ryo mu Balewi igice cya 23 umurongo wa 15, aho Imana yavuze ngo, yabwiye Mose ngo kandi mujye mubara iminsi muhereye kuri uwo munsi wa mbere w'isabato, ku munsi mwazaniyeho umuganda w'ituro ryo kuzunguzwa, mubare iminsi y'amasabato 7 itagabanije, mubare iminsi 50 igeze ku munsi wa mbere w'isabato ya 7, maze muganurire Uwiteka ituro ry'umuganura wundi. Bivuze ngo Imana yabwiye Abisirayeli yuko ibintu byose bifitanye isano n'agakiza nibajya kubibara bazaza bahera ku munsi wa mbere w'isabato. Kubw'ibyo rero, yaba Pasika, yaba umunsi w'umuganura, yaba Pentecost, iyo minsi yose Abisirayeli bari bafite, yari ifite ikishushanya ku rugendo rw'ubuzima bwa Kristo. Iyi minsi yose yabarwaga hifashishijwe guhera ku munsi wa mbere w'isabato. Rero nshuti zanjye, murumva yuko Bibiliya yagiye itandukanya isabato n'umunsi wa mbere w'isabato, uyu munsi wa none twita dimanche. Rero muri iki cyigisho turi burebe, ese byatwaye igihe kingana gute kugira ngo vendredi ariwo twita kuwa gatandatu w'isabato, kugira ngo dimanche ariwo twita kuwa mbere w'isabato bigende bigira imbaraga kugeza igihe bimira isabato. Uyu munsi wa none abaruhuka isabato bakaba ari bake, kandi no kuruhuka kwa isabato bitumvikana mu mitwe y'abadasoma ibyanditswe byera. Wakwibaza ngo byatwaye urugendo rungana rute? Nshuti zanjye, nagira ngo twinjire mu byanditswe byera. Ibyanditswe byera biratubwira ngo iki? Yesaya. Ndagira ngo tunyaruke tujye muri Yesaya. Bibiliya muri Yesaya 58 umurongo wa 13, iri somo Bibiliya iravuga ngo uburyo bwo guhimbaza isabato. Amategeko y'Imana igihe Mose yayahabwaga ku musozi wa Sinayi mu kuva igice cya 20, nshuti zanjye, kumanuka guturuka ku murongo wa mbere kumanuka, Bibiliya igaturuka ku murongo wa 8 ikamanuka, aho bagaragaje umunsi w'isabato, wa munsi wa 7 bawise isabato. Nimureba neza muri iryo somo havuga yuko mu minsi 6 ujye ukora, ku munsi wa 7 niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Kubw'ibyo mu gihe Abisirayeli bavaga mu Egiputa, iri jambo ryitwa isabato ryafatanyijwe na wa munsi wa 7. Ibi rero ni ikintu gikwiye gukuraho urujijo. Ntabwo isabato bivuze undi munsi utandukanye n'uw'Imana yaruhutse muri Edeni, ahubwo umunsi wa 7 Imana yaruhutse ijya kuha Abisirayeli bitewe n'ururimi rwakoreshwaga wiswe isabato. Rero nshuti zanjye, Yesaya 58 umurongo wa 13, Bibiliya iravuga ngo nuhindukira ntukandagire isabato. Amen. Nuhindukira ntukandagire isabato, ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera. Iyi ni Imana irimo kuvuga. Ahubwo ukita isabato umunezero, umunsi wera w'Uwiteka, ukawita uw'icyubahiro, ukawubaha. Ntubikigenge, ntiwishakire ibyo kwinezeza, ntiwivugire ibyo ushaka ku bwawe. Nuko uzishimira Uwiteka, nanjye nzaguha kurambagira mu mpinga z'igihugu, kandi nzagutungisha gakondo ya sogokuruza Yakobo. Akanwa k'Uwiteka niko kabivuze. Amen. Ngibi ibintu Imana yatanze isabato yifuza ko abantu bazagenderamo. Nyamara abafarisayo, nyuma y'uko Imana itanga iri tegeko, baragiye barishyiraho andi mategeko menshi yo kurigerekaho ngo kugira ngo abantu bariziririze, birangira ahubwo abantu batabona uburyohe bw'iyi sabato. Kubw'ibyo rero amategeko y'amananiza yashyizweho n'abafarisayo agendereye isabato ntabwo wari umugambi w'Imana, ahubwo nayo bo bishyiriyeho kugira ngo batuma abantu batazarengera bagakandagira isabato. Ariko Imana mu isabato yari yashyizemo uburyohe bwatuma nta muntu wakwitandukanya n'uburyohe bw'isabato ngo abe yayikandagira. Nagerageje kureba muri Bibiliya ntagatifu. Bibiliya ntagatifu paje y'376 yasohotse yasohokeye i Kigali ku itariki 15 Mata 1890. Muri iyi Bibiliya igaragara cyane, ndagira ngo mbabwire inshuti zanjye, abantu benshi uyu munsi basoma iyi Bibiliya barayifite. Ntabwo ari Bibiliya y'itorero ryacu, ku itorero ryacu nta Bibiliya tugira. Iyi ni Bibiliya ikoreshwa n'itorero rya Kiliziya Gatolika n'andi matorero. Ariko nkibaza, ese iri somo abantu batandukanye ntago bajya barisoma ngo baryumve? Muri Bibiliya ntagatifu muri Izayi igice cya 58 umurongo wa 13 baranditse ngo niwirinda kwica isabato no guharanira inyungu zawe ku munsi wa
wanjye mutagatifu. No muri Bibiliya ntagatifu isabato yiswe umunsi wa Nyagasani kandi umunsi mutagatifu. Ndagira ngo mbabaze, muzanshakira ahandi hantu muri Bibiliya ntagatifu handitse amagambo ajya gusa n'aya, aho Imana yongeye kuvuga undi munsi ikawita umunsi wayo mutagatifu. Nta na hamwe muzabona. Reka dukomeze dusome. Niwirinda kwica isabato no guharanira inyungu zawe ku munsi wanjye mutagatifu, ukita isabato umunsi w'umunezero. Nshuti zanjye, niyo mpamvu uyu munsi wa none muzasanga abantu benshi ku isabato turaramukanya tukavuga ngo isabato nziza, umunsi w'umunezero. Ni itegeko ry'Imana yuko mu gihe turi mu isabato ibintu byose bizana agahinda, bidutwara intekerezo, bituma twikorera imitwaro twagombaga kwikorera mu yindi minsi tukayikorera ku isabato, tubijugunya ku ruhande, indamukanyo yacu ikaba isabato nziza, umunsi w'umunezero. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo nta wundi munsi Imana yavuzeho ibi bintu. Undi munsi wawe ugira umunezero wawe, ukawugira umunsi w'amavuko wawe, ukawugira umunsi washakanye n'umugore wawe, ukawugira umunsi warangirijeho amashuri, yewe wateguraho ibyo kurya, ukakora iki, ariko wakwitwa umunezero ku giti cyawe, ntabwo wakwitwa umunezero imbere y'Imana, kuko Imana yatandukanyije iminsi, yatandukanyije n'ibintu yashyize mu minsi. Wambaza uti se kuruhuka ku isabato ubwo bifitanye isano n'agakiza? Yego rwose. Tugiye kubireba muri iri somo turimo gusoma. Mwibutse ko ndimo gusoma Bibiliya ntagatifu. Barakomeje barandika ngo niwirinda kugira umurimo ukora, uwo munsi mutagatifu uhoraho ukakubera umunsi w'icyubahiro, ukawubaha. Wirinda kugira umurimo ukora, wirinda guharanira inyungu zawe. Ibi bivuze ngo iki? Bibiliya ntagatifu irimo iratwereka yuko inyungu zitari izacu, mu magambo make inyungu zo gukiza ikiremwa muntu ku isabato ziremewe. Ibi rero ntago bitandukana n'umucyo w'isabato dufite. Inyungu zawe cyangwa guhihibikana mu bucuruzi bw'urudaca. Nanone hano muri iyi Bibiliya bagaragaje yuko ubucuruzi bugomba gushyirwa ku ruhande muri uyu munsi w'isabato. Umurongo wa 14, niho uzagira umunezero muri uhoraho, maze nzakujyane mu igare hejuru y'imisozi y'isi, ngutungisha umunani wa Yakobo, umukurambere wawe nibyo rwose. Mu magambo make, iyi Bibiliya iratwereka yuko kugira ngo umuntu agire umunezero imbere y'uhoraho agomba gukomeza umunsi w'isabato, ntawufate nk'iyindi minsi. Yewe nubwo yaba arimo kuramya Imana, hari ibintu bigomba gukorwa. Guhihibikana mu bucuruzi bw'urudaca bigomba guhagarara, inyungu z'umuntu ku giti cye zikegezwayo, umuntu akirinda kugira umurimo akora. Uyu munsi wa Nyagasani, wa mutagatifu wa Nyagasani, ukitwa umunsi w'icyubahiro, umunsi mutagatifu uhoraho, kandi ukitwa isabato. Nshuti yanjye, byagenze gute kugira ngo bitware igihe icyumweru kibagiza abantu isabato, kugeza ubwo uyu munsi wa none iyo uvuze isabato abantu barebana bagasa naho usa naho wayobye? Nshuti zanjye, byatwaye urugendo runini cyane rwa Satani. Rero ndagira ngo mbereke yuko iyo aba abantu basomaga ibyanditswe bafite bahinguka ku kuri, ariko uyu munsi wa none nta mwanya abantu bafite wo gusoma ibyanditswe, ahubwo abantu barashaka kuyoborwa n'ibitekerezo by'abayobozi babo. Twihuta, wari umugambi wa Satani kuzatuma abantu bata isabato. Amagambo ari imbere yanjye ngiye gusoma ni amagambo ari mu gitabo cy'abahanuzi n'abami, paje 117 kugeza kuri paje 118. Ni icyigisho cya 14, ni ingeri ya kabiri yanditswe muri 2016, niyo ngiye gukoresha. Ubwo ni icyigisho cya 14. Baranditse ngo mu gihe cyo gusakara k'ubukristo, umwanzi gica w'umunezero w'umuntu yibasiye byihariye isabato yo mu itegeko rya 4. Satani aravuga ati, mutega amatwi, umugambi wari uwa Satani mbere y'uko ibi bihe turimo bisohora. Satani ubwe yaravuze ati, nzavuguruza imigambi y'Imana, nzabashisha abayoboke banjye kwirengagiza urwibutso rw'Imana, ari rwo sabato yo ku munsi wa 7. Murumva neza, byari mu mugambi wa Satani gucanganyukisha abantu ntibabashe gutandukanya isabato n'iyindi minsi abantu bahinduye iyo gusengaho.
nzababashisha abayoboke banjye kwirengagiza urwibutso rw'Imana ari rwo sabato yo ku munsi wa karindwi. Uyu ni Satani, ni gahunda yari afite. Muri ubwo buryo nzereka abatuye isi ko umunsi Imana yejeje kandi igaha umugisha wahinduwe, uwo munsi ntuzongera kuba mu ntekerezo z'abantu. Ndagira ngo nkubaze wowe turimo kwigana iki cyigisho, ese uyu mugambi, iyi nama Satani yigiriye yageze ku ntego? Yego rwose. Mbega amamiliyoni n'amamiliyoni batoranyije undi munsi utari uw'Imana yashyizeho, kandi uyu munsi bawuhindura uwo gusenga. Rero hari abantu benshi bicara bakavuga ngo Imana izamuhora ibindi, ariko umunsi wo kuramya wo, umunsi wo gusenga Imana, iminsi yose ni iy'Imana. Wowe nagira ngo nkubwire ngo ibyo bintu ufite ntabwo ariko ibyanditswe byera bitubwira. Ibyanditswe byera byatubwiye ko Imana yaremye, nakweretse iminsi 3 Imana yakozemo ibintu bidasanzwe, ariko irangije yerekana umunsi uruta bya bintu bidasanzwe bindi byabaye. Nshuti zanjye, muri iki gitabo barakomeje barandika ngo nzawusibanganya mu bwenge bw'abantu. Mu migambi ya Satani, sabato yagombaga gusibangana mu bitekerezo by'abantu. Umunsi hano barakomeje barandika ngo mu mwanya wawo nzawusimbuza umunsi utemewe n'Imana, umunsi udashobora kuba ikimenyetso hagati y'Imana n'ubwoko bwayo. Nzatera bemera uyu munsi kuha ukwera Imana yahaye umunsi wa karindwi. Mu magambo make, Satani yavugaga yuko ibintu byose Imana yavuze ku isabato, igihe kizagera nawe akabiha abagaragu be bakabikora ku munsi w'icyumweru cyangwa se ku wundi munsi, kuko turaza kubona iminsi 2 Satani yagiye ashyiraho mu buryo bwe. Ariko cyane cyane umunsi uhagarariye iminsi Satani yishimira cyane ni uburyo yafashe kwera ku isabato akwimurira ku cyumweru kugira ngo abantu bacanganyukirwe. Nziha ikuzo mbinyujije mu musimbura wanjye. Umunsi wa mbere w'icyumweru ari wo cyumweru uzahabwa ikuzo, kandi abaprotestani bazakira iyo sabato y'ikiganano nk'aho ari iy'ukuri. Satani yerekanaga ko abaprotestani, amadini ya kirokore, azagendera mu kigare kuri iki kintu. Kubwo kutubahiriza isabato Imana yashyizeho, nzatuma amategeko yayo asuzugurwa kandi yangwe. Amagambo ngo ikimenyetso hagati yanjye namwe mu bihe byanyu byose nzayakoresha mu gushyigikira isabato nishyiriyeho, uko niko isi izahinduka iyanjye. Aya magambo ni aya Satani, bitewe n'uko umunsi wa karindwi ari sabato y'Imana. Hano Satani ubwe yivugiye yuko umunsi wa mbere w'icyumweru ari wo cyumweru. Satani yaravuze ati nanjye nzawuhindura isabato yanjye. Kubw'ibyo rero abami ni 2 n'amadini agiye kuba 2, n'ibyanditswe byera bigiye saba abantu guca mu nzira ebyiri byanga byakunda, inzira y'Imana cyangwa inzira y'imitekerereze y'abantu. Satani yarakomeje aravuga ngo nzatuma kubahiriza umunsi wa karindwi biba ikimenyetso cyo kutumvira abayobozi b'isi. Mbega uburyo iyi nama Satani yigiriye ikomeye muri no minsi. Muri leta zimwe na zimwe zo ku isi, abantu bubahiriza isabato bivugwa yuko babangamiye za leta, babangamiye gahunda z'iterambere, babangamiye gahunda zo kugira ngo ukwishyira ukizana kuboneke, batuma abantu badakora, baba banebwe. Ariko nshuti zanjye, iyi ari propaganda ya Satani. Aya magambo ndimo gusoma, umuhanuzi w'Imana yayabonye mu mwaka w'1880. Ariko mbega uburyo uyu munsi wa none ibi bintu byamaze gukorwa. Amategeko yashyizweho n'abantu azahabwa agaciro gakomeye ku buryo abagabo n'abagore batazahangara kubahiriza isabato yo ku munsi wa karindwi kubwo gutinya ko babura ibyo kurya, imyambaro. Bazifatanya n'ab'isi kwica amategeko y'Imana. Isi yose izaba munsi y'ubutware bwanjye. Satani yari abizi, arangije avuga yuko isabato nabona abantu batangiye gusa n'abayishishikarira, azabibutsa ibibazo bibugarije by'ubukene, inzara, ibyo kurya n'imyambaro n'iki, abereke yuko kujya mu by'isabato umuntu aba yigize umuntu w'umwiyahuzi kandi aba ashyize inyungu ze mu kaga. Rero n'uyu munsi wa none Satani aracyakora ibi bintu. Aya magambo nabasomeraga ari mu gitabo cy'abahanuzi n'abami cy'umwuka w'ubuhanuzi, paje 117 na paje 118 n'ikigisho cya 14. Twihuta nagira ngo twerekere muri Bibiliya mu gitabo cya 2 cy'abami igice cya 16 guturuka ku murongo wa mbere, tuhabwirwa igitekerezo cy'umwami witwaga Ahazi. Uyu mwami witwa Ahazi yatangiye amaze gutandukana n'Imana. Intambara zatangiye kugariza amarembo ye n'ay'igihugu cye, nkuko n'uyu munsi wa none umuntu yatandukanye n'Imana, intambara zugariza amarembo ye y'iby'umwuka.
yatangiye rero ashaka amaboko, ashaka ubutabazi, bimusaba kujya ku mwami wa Ashuri. Umwami wa Ashuri witwaga Tigulasiperiseri. Uyu mwami witwaga Tigulasiperiseri yari umwami w'umupagani. Ashuri ifitanye isano na Babuloni, kandi n'uyu munsi wa none bifitanye isano na Babuloni y'uyu munsi wa none, kuko Satani uko yagiye akoresha ntajya ahindura uburyo bwe, keretse iyo yinjije mu buryo bushyashya bw'ubucakura, ariko imigambi iracyari yayindi. Noneho uyu mwami yabonye byose byanze, arangije bimusaba gushaka amaboko mu Ashuri yari yatewe n'Abasiriya. Icyabaye rero nta kindi, byasabye umwami kwipfobya. Ndi umugaragu wawe, ndi n'umwana wawe. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo iyo watangiye kwipfobya imbere y'umuntu utubaha Imana, umusaba serivisi, uko wipfobya ni nako usanga n'iby'agakiza n'ibyo gusenga kwawe byamaze gupfobya. Ngiki ikibazo gikomeye. Rero uyu mwami byaragiye bimusaba gufata ibintu biri mu rusengero, abitangaho amaturo yo kugira ngo azatabarwe n'izindi ngabo. Mu gihe ibi bintu bitari byeme, mu magambo make, yagurishije Imana ye kugira ngo atabarwe na Ashuri. Muri no minsi abantu benshi barimo baragurisha Imana yabo, barimo baragurisha ubuhamya bwabo, abantu benshi barimo baragurisha ahazaza habo bitewe n'inzara, kandi abantu benshi barimo baranga Imana ku mugaragaro bitewe n'aho isi tugejeje. Uyu mwami yarabitanze, amaze kubitanga, umwami wa Ashuri araza aramufasha, aramurwanira rwose, aranatsinda. Amaze gutsinda, byasabye wa mwami kugenda ajya muri Ashuri kujya gushima. Yagombaga kujya gushima. Mu gihe yagendaga agiye gushima rero, igitekerezo kitubwira ngo iki? Ubwo yajyaga gushima, yagezeyo asanga hariho igicaniro cya kipagani batambiragaho. Kubw'ibyo rero yahamagaje umutambyi wo mu Isiraheli, aramubwira ati, iki gicaniro ukireme iwacu, nanjye aba aricyo nzaza ntambiraho. Mu buryo bw'abapagani bwo gusenga, umutambyi mukuru w'ikigirwamana yagombaga kuba ari umwami. Uyu mwami ariko we yari asanganywe ubutambyi. Ubutambyi yabushyize ku ruhande, rero ashaka kuzaza byikorera mu buryo nk'ubw'abapagani bakora. Mbega uburyo uyu munsi wa none amadini ya giprotestani n'amadini menshi arimo gukora ibintu byaturutse mu bapagani, ariko icyo bakoze ni ugukopera ibicaniro by'abapagani, aba ari byo bazana gutereka mu nzu y'Imana. Bivuze ngo iki? Nk'iki cyumweru turimo kuvuga ahangaha, icyumweru cyaterewe mu misengere y'Abaromani ya kera ya gipagani, barakizana kuko hari umunsi wo gusengeraho izuba, ariko kubera gushaka gutabarwa kw'itorero mu bihe by'umwijima, ryisanze ryakiriye cya cyumweru kizanywe na Konstantino, gihabwa ikaze mu misengere. N'uyu munsi wa none uretse iki cyumweru, hari imigenzo n'imiziririzo, hari amagahunda, hari ibitabo, hari imyiyereko n'ibindi bintu usanga twarakomoye mu bupagani, ariko amadini uyu munsi wa none akaba bifite nk'aho ari amagambo matagatifu yavuye ku Mana. Uyu mwami rero ahazi turimo kuvuga, yafashe cya igikarabiro cyo mu rusengero, yagikuyemo, arakirukana, kandi cyari gifite icyo gisobanura. Nshuti zanjye, mu cyigisho twiganye cy'ubuturo bwera, igikarabiro icyo cyashushanyaga mwarakibonye. Isi y'uyu munsi wa none ntiyitaye ku gikarabiro. Igikarabiro yagikuyeho, aragenda afata igitereko cy'amatabaza, agica ibitereko byacyo. Mu magambo make, igitereko cy'amatabaza cyari gifite amaboko 7 bacishagamo amavuta, noneho yarangiza akatsa mu buturo bwera. Yagiciye amaboko, gisigara ari nka buji imwe. Rero nshuti zanjye, igitereko cy'amatabaza gifite icyo gishushanya. Abantu ntibashaka kumurikirwa n'ibyanditswe byera, ntibashaka kumurikirwa na Mwuka Wera, barashaka kuyoborwa n'amarangamutima yabo ku giti cyabo. Rero ikindi kintu yakoze ni uko yaragiye akinga inzugi z'urusengero rw'Imana. Murabisoma ibyo ngibyo mu gitabo cya 2 cyo ku Ngoma, cy'ibyo ku Ngoma, igice cya 28 murongo wa 24. Yakinze urusengero. Reka mbabwire inshuti zanjye, muri ibi bihe bikomeye cyane turimo, byanga byakunda gusubira inyuma kw'abami b'isi, gusubira inyuma kw'abanyapolitike b'isi, gusubira inyuma kw'abitwa ko basenga, bizagenda bigaragazwa n'utuntu dutoya, ariko tugendereye gusenya ubuturo bwera, aribwo mutimanama w'umuntu. Ubuturo bwera aribwo gahunda Imana yashyizeho mu nzu yayo, bizaza bigenda bibangamirwa. Reka mbabwire yuko nimureba neza, si ibyo gusa uyu mwami yakoze. Mu rwandiko mu gitabo cya 2 cy'Abami, igice cya 16 murongo wa 18, murebe iryo somo riratangaje. Igitabo cya 2 cy'Abami 16 umurongo wa 18, baranditse ngo,
kandi ibaraza ry'isabato risakawe ryari ryubatswe ku nzu y'Uwiteka, n'irembo ryo ku gikari ry'umwami ubwe arabihindura kubw'umwami wa Ashuri. Umwami wa Ashuri aramubwiye ati umva rero, ibintu byose urimo urabikora neza, iby'ibicaniro waciye, ibigendanye n'igikarabiro wakuye ahabyo, gukinga inzu y'urusengero y'Imana yawe ni byiza rwose, turimo turakorana neza, ariko nsigaje serivisi imwe ngusaba. Ndagusaba yuko ibaraza ry'isabato risakawe urikuraho, kandi ndashaka yuko uhindura amarembo. Ubundi mu gihe cya kera ibwami habaga hegeranye n'ubuturo bwera. Umwami rero yagombaga kuba afite amarembo rwose yerekera neza aho ubuturo bwera buri, ariko uyu mwami yamubwiye guhindura amarembo. Nshuti zanjye, guhindura amarembo, gukinga inzugi z'urusengero, noneho yarangiza akanamubwira ati kugira ngo dukorane neza, kuraho ibaraza ry'isabato risakawe ryubatse ku nzu y'Uwiteka. Uyu munsi wa none abantu benshi bafite inzu y'Uwiteka, ariko ibaraza ry'isabato ntaryo bafite. Mbega uburyo abapagani bagiye bigarurira imisengere, kugeza ubwo uyu munsi wa none imisengere myinshi mu kaboko k'iburyo ifite amaturufu yakoreshwaga n'abapagani mu gihe cya kera. Muri ino minsi ibaraza ry'isabato ku nzu yawe riracyahari? Ese ku nzu y'Uwiteka ibaraza ry'isabato risakawe riracyahari cyangwa ntago rigisakawe? Iri baraza abantu b'Imana baryicaragaho bagahabwa ubuhamya, bakabwirwa ibintu bidasanzwe Imana yakoze, kandi uyu munsi warabaryoheraga kuri iri baraza. Rero isi y'uyu munsi wa none irashaka ko abantu bagumana icyitwa inzu y'Uwiteka, ariko ibaraza ry'isabato abantu bahererwamo amakuru, bahererwamo amateka ntarihari. Nagira ngo nkubaze mwene data, uyu munsi wa none ushobora kuba umeze nk'ahazi. Ndagira mbabwire ngo amateka arisubira. Babuloni y'uyu munsi wa none mu ishusho ya Ashuri irimo irasaba abantu gukinga insengero, irimo iraca ibitereko by'amatabaza, kandi igikarabiro kirimo kirakurwa mu mwanya wacyo, kandi ibaraza ry'isabato ubu naryo riribasiwe. Ariko si ibyo gusa, abami n'abatambyi, abantu Imana yaronse, isi igiye kubasaba guhindura amarembo. Nshuti zanjye, mureke tube maso cyane, reka twikomereze. Ni akahe kamaro k'amategeko y'Imana? Imana itanga isabato, ntabwo yatanze isabato yonyine. Isabato ni rimwe mu mategeko 10 Imana yari yatanze, ariko muri aya mategeko 10 Imana yatanze ni ibiki? Ni akahe kamaro? Nshuti zanjye, nasanze Imana yatanze amategeko 10, kandi muri aya mategeko 10 harimo n'inyungu 10. Inyungu 10 z'amategeko y'Imana rero uyu munsi wa none, amategeko y'Imana afite inyungu 10. Izo nyungu 10 Satani ntiyifuza ko abanyamadini bazigira. Niyo mpamvu uyu munsi wa none inyigisho ivuga ko Kristo abambwa ku musaraba yari abambye amategeko, muzayumva nimwe mu nyigisho zakomotse mu bapagani b'i Roma, ziragenda zakirwa na Kiliziya. Ariko uyu munsi wa none ayo magambo muyasanga mu bayobozi bakomeye b'amadini ya Giprotestani bayavuga, ariko barayakuye i Roma kandi ntibazi impamvu zayazanye. Reka nkwiyerekere inyungu 10 zikomoka mu mategeko y'Imana. Nusanga uzikeneye, uri bumenye yuko wigishijwe ukuri cyangwa se wayobye. Zaburi 119 umurongo 165 hagaragaza yuko amategeko y'Imana yegeza iyo ibigusha umuntu. Mu magambo make, impamvu abantu bagwaguza tukisanga twaguye mu byaha, tukisanga twaguye mu bibi, nuko amategeko y'Imana twayigijeyo. Umuntu utarayigijeyo, ibigusha iyo bije arabirokoka. Kuva 15 umurongo 26 ijambo ry'Imana ritwereka yuko amategeko y'Uwiteka arinda indwara. Impamvu turwaragura tukaba tugeze ku rwego rwo kurwara indwara z'abanyegiputa, nuko amategeko y'Imana twashyize ku ruhande. Turimo turarya byose, turanywa byose, turambara ibibonetse byose, turasenga uko tubonye kose, turasoma ibibonetse byose, turizera ibibonetse ibyo ari byo byose. Ibyo byose rero bituma turimo kurwara indwara z'abanyegiputa bitari ngombwa. Icya gatatu, umugisha wa gatatu dukura mu mategeko, Zaburi 94 umurongo wa 12, amategeko y'Imana arigisha. Niyo waba ufite abayobozi b'idini batakwigisha, niyo waba udafite umuntu ukwitaho, n'ababyeyi bawe bakaba barangaye ku buzima bwawe, iyo ufite ibyanditswe byera ugakomeza amategeko y'Imana, amategeko y'Imana akubera umwigisha, ugakanguka ukarusha ubushobozi abasaza. Nshuti zanjye, inyungu ya 4
tuyisoma mu Balewi 18:5, aho ibyanditswe byera bitubwira ngo amategeko y'Uwiteka abeshaho. Mu magambo make, uyu munsi turimo turashaka imibereho, ariko uko tugenda twinjira imbere dushaka kubaho, duhangana n'ubuzima bwa Kigali, duhangana n'ubuzima bw'imijyi itandukanye turimo, uko isi igenda ifunga amarembo y'imigisha, abantu barimo barasanga kubaho bisaba ko bajugunya kure amategeko y'Imana, nyamara nta kintu tuzageraho mu gihe cyose twigizeho ibyanditswe byera. Inyungu ya gatanu, Abalewi 20:20, umuntu iyo atayakomeje igihugu kiramuruka. Mu magambo make, kugira ngo umuntu abeho neza, abeho mu gihugu Imana yatumye avukiramo, kandi icyo gihugu abemo ari umuntu w'ingenzi, azakivemo agisize ahantu heza hagaragara, agomba kuba akomeza amategeko y'Imana. Birambabaza cyane iyo mbona urubyiruko rutarimo gutozwa amategeko y'Imana, ahubwo rugatozwa umudendezo w'uko rugomba kwitwara uko rushatse. Bivuze ngo ntago bazarya ibyiza byo mu gihugu. Turimo turubaka ama etaje, turimo turubaka imihanda, amashuri, turimo turagerageza ibintu byose bishoboka tukabikora ngo igihugu cyacu kibe cyiza kandi kibe mu ruhando rw'amahanga, cyese imihigo. Ariko ikibazo ni bande bazaragwa iki gihugu tumaze kukivaho? Ni bande aba babyeyi bazasigira inkoni mu gihe bazaba batangiye gusaza barambika inkoni z'ubutwari hasi kubera imyaka y'ubusaza? Ntabahari. Kubera iki? Urubyiruko rurandagaye, igihugu kizabaruka kuko batatojwe amategeko y'Imana. Inyungu ikurikira dukura mu mategeko y'Imana iri mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 28:13, aho Bibiliya igaragaza yuko amategeko y'Imana atera umuntu kuba hejuru ntajye hasi. Niba wararwanye n'ubuzima ukazamura urwego rwawe n'urw'umuryango wawe, ugakora ibishoboka byose, niba udatoje abana bawe gukomeza amategeko y'Imana, umenye yuko mu gihe uzasaza isi izatangira ibamanure basubire ku rwego rwo hasi cyane. Nshuti zanjye, najya mbabwire ngo abantu barimo bararwana no kuzamuka, ibihugu birimo birarwana no kuzamuka, ariko kuzamuka birabasaba gushyira amategeko y'Imana ku ruhande. Ngiki kirimo gutuma rero gusubira hasi kw'intekerezo z'umuntu, gusubira hasi kw'iterambere, gusubira hasi kw'ikinyabupfura, gusubira hasi k'ubuyoboke kurimo kuragenda kuganza kubera kwigizaho amategeko y'Imana. Iyaba abanyapolitike bamenyaga umugisha n'ibanga byihishe mu mategeko y'Imana, iyaba abanyamadini bamenyaga iyi migisha yihishe hagati y'amategeko 10 y'Imana, batoza abo bayobora kuyakurikiza. Zaburi 119:94, amategeko y'Imana azura umuntu. Ndajya mbabwira inshuti zanjye, buriya twapfiriye mu ivuka. Buriya murabizi, hari ababyeyi mugana akakubwira ati napfushije nkibyara. Hari abantu benshi bapfuye bahagaze batakigira imitekerereze mizima. Hari abandi bishwe n'inyigisho z'ibinyoma. Ariko ibyanditswe byera bibumbuwe, abantu bakiga amategeko y'Imana bakumva ibyo abasaba birarenze, ntibabishobora, bakamanika amaboko bati Kristo ngwino uduhe imbaraga. Byanga byakunda amategeko y'Imana azura abantu. Pawulo yazuwe n'amategeko y'Imana. Kristo akoresha ijambo rye n'amategeko ye mu mbaraga ikomeye mu kuzura abantu bari barapfuye bazize ibyaha n'ibicumuro byabo. Imana ikuzure. Nshuti yanjye, Zaburi 119:104, Bibiliya igaragaza ko amategeko y'Imana ahesha umuntu guhitamo. Impamvu amahitamo yananiye abantu, yaba bajya guhitamo abo bazabana, yaba bahitamo idini basengeramo, yaba bahitamo akazi bazakora, abahitamo ubuzima bwabo bw'ahazaza, amahitamo cyabaye ikibazo cyane kubera ko abantu bigije amategeko y'Imana. Umuntu watojwe amategeko y'Imana ntazagutera ubwoba ku mahitamo, buri gihe iby'Imana ishaka nibyo ahitamo. Zaburi 119:18, mu mategeko y'Imana harimo ibitangaza. Umuntu watojwe amategeko y'Imana ahora mu maso ye abona ko Imana imukorera ibitangaza uko bwije n'uko bukeye. Ntabwo yirukanswa n'izi nyigisho z'amaradiyo n'amateleviziyo ngo ajye kureba ibitangaza. Muri we amategeko y'Imana mubera igitangaza. Kubona yaretse ubusambanyi kimubera igitangaza gikomeye kikamushimisha. Kubona yari umujura akaba yahindutse umunyabuntu. Kuba atubahaga ababyeyi akaba atangiye no kubaha abataramubyaye. Mbega igitangaza! Mbega igitangaza cy'umuntu wasengaga amashusho ya Bikira Mariya n'amashusho y'ibindi bintu, ariko ubu noneho akaba avuga ati Imana yanjye niyo nzaramya yonyine. Icyo ni igitangaza. Ikindi kintu gikomeye, Yakobo 2:12, amategeko y'Imana niyo soko, kuko Bibiliya iravuga ngo atera umudendezo. Muvuge kandi mukore nk'abajya gucirwa urubanza n'amategeko atera umudendezo. Iyo umuntu akomeza amategeko y'Imana aba uw'umudendezo. Ariko ikimbabaza ni uko abanyamadini bigishije abantu yuko umuntu uyoborwa n'amategeko y'Imana aba atagendera mu mudendezo. Reka tubanze twibaze,
ni igiki cyagiye gituma uburyohe Imana yari yashyize mu isabato bugenda bubiha? Satani yagiye avangira abantu bakaza mu isabato ariko imitima yabo itaje. Urugero nko muri Nehemiya igice cya 13 umurongo wa 15 kugeza ku murongo wa 21 murahasoma igitekerezo cy'uburyo isabato yabihijwe n'ubucuruzi bwabagamo imbere. Abantu bazaga gusenga ariko bafite utuntu tw'utubizinesi barimo gukora mu ngo zabo tutagaragara, ariko hari n'abageze aho barerura bakazaza bajya gukora akazi bagacuruza ku isabato, ndetse bigeze ubwo hari abapagani bajyaga baza ku isabato. Hari isoko ry'amafi ryaremaga ku isabato, ku buryo abantu babaga bicaye no mu rusengero buri wese abazanya n'undi ati se isoko ba bantu bacu baje. Abatarema isoko ryo ku isabato ntibabaga bazi ibyo ari byo, ariko mu by'ukuri abo bantu babaga bazi ibyo bavugana. N'uyu munsi wa none dufite abantu mu ntebe z'itorero bicara babazanya amakipe yabo ku isabato niba ikipe zabo ziri bukine. Dufite abantu ku isabato babazanya niba imari yaje. Dufite abantu ku isabato bicara mu ntebe babazanya igihe, bibaza igihe isabato iza kurangirira kugira ngo bacuruze. Mbega uburyo abantu nk'aba isabato itabaryohera. Nicyo cyatumye Kristo igihe yazaga yagaruye isabato mu buryohe bwayo, ayigarura mu buryo bwo gukiza abantu, ayigarura mu buryo yajya mu rusengero agaterura ibyanditswe agasoma, kubera ko hari abantu bajyaga ku isabato umwanya w'ibyanditswe byera nawe ukabura. Rero yakoze ibitangaza. Ibintu byose Yesu yakoze kwari ukugarurira isabato uburyohe bwayo, ntabwo kwari ukugira ngo isabato ayikureho. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire uyu munsi wa none nk'uko tubisoma muri Amosi igice cya 8 umurongo wa 5, hari abantu baza gusenga batazanywe n'umwuka. Kubw'ibyo rero Yohana mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa 10 wa 9 n'uwa 10, Yohana aravuze ngo ku munsi w'umwami nari ndi mu mwuka. Amen. Kubw'ibyo rero kuba mu mwuka ku munsi w'umwami, Kristo yaravuze ngo umwana w'umuntu ni umwami w'isabato. Umwana w'umuntu yavugaga ni we ubwe wivugaga. Ntabwo yavuze ko Musoni ndi umwami w'isabato ngo njye nyikoresha uko nshaka, isabato mbe nanayimura uyu munsi nyikubite ku munsi ukurikira. Oya, ahubwo Kristo yiyise umwana w'umuntu, ni nk'uko muzabibona mu byanditswe byera inshuro zirenga 10 zose Kristo yise umwana w'umuntu muri Bibiliya. Kubw'ibyo rero Kristo niwe mwami w'isabato. Ku munsi wa Kristo rero, umunsi w'isabato, nibwo Yohana yeretswe igitabo cy'Ibyahishuwe, nibwo yabonanye na marayika wagombaga kumwereka. Kandi muri Amosi igice cya 8 umurongo wa 5 nanone hatugaragariza abantu baba bicaye mu isabato bayirambiwe bateganya ubugome n'iyicarubozo. Kizange, mu gihe isabato umuntu yayijemo agomba kuba yera nk'uko isabato yera, kandi isabato nayo yera nk'uko umwami wayo nawe yera. Uyu munsi wa none uburyohe bw'isabato bukomoka mu byanditswe byera n'indirimbo, bukomoka muri gahunda Imana iba yapanze, ariko by'umwihariko uburyohe bw'isabato bukomoka mu cyo Kristo yakoranye n'umutima wawe n'icyo urimo kwakira muri iyo sabato. Amen. Rero nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo iki kintu kirakomeye. Abantu benshi bajya bavuga yuko intumwa zitagize icyo zikora ku isabato, ariko ndajya mbabwire ngo bitewe n'uko isabato wari umucyo wari uzwi, icyari kirimo kurwanwa cyane ari urupfu rwa Kristo, intumwa zibanze cyane mu gutsindagira urupfu rwa Yesu n'izina rye n'umuzuko we, ariko bitavuze ko isabato ntacyo yari imaze. Ahubwo nk'uko uyu munsi wa none ukuri tubona kurimo kurwanwa ariko dutsindagira mu bantu kugira ngo bumve, ni nako naho icyo gihe byari bimeze. Rero nimureba mu byakozwe n'intumwa igice cya 13 umurongo wa 14, ibyakozwe n'intumwa 13 umurongo wa 42, ibyakozwe n'intumwa 13 umurongo wa 44, murasanga neza ko intumwa zagendaga zigaterana n'abantu ku isabato, kandi zarangiza zikanigisha. Abantu babona baryoheye ibyanditswe byera bakavuga bati ku isabato itaha nibwo tuzaba dufite umwanya uryoshye wo kwiga, muzongere mutwigishe. Kuki batatoraga ngo ku cyumweru? Oya, ariko najya mbabwire inshuti zanjye, iki kintu kirakomeye. Iyo bageraga ahantu ku isabato bagasanga nta rusengero ruhari ari ku isabato, barasohokaga bakajya mu nkengero z'umujyi aho bashobora kwiherera, nk'uko tubisoma mu byakozwe n'intumwa 16. Byakozwe n'intumwa igice cya 16 harimo amagambo akomeye cyane. Byakozwe n'intumwa igice cya 16
aya magambo arakomeye. 16 umurongo wa 13 Bibiliya iravuga ngo ku munsi w'isabato tuva mu mudugudu tujya ku mugezi inyuma y'irembo, dukeka yuko hariho ahantu ho gusengera, turicara tuvugana n'abagore bahateraniye. Amen. Ku isabato intumwa zashakaga gusenga, kandi iyo zabonaga nta bantu basenga ku isabato ntizagendaga ngo zijye mu idini ribonetse ryose, ahubwo baragendaga bakajya hanze kugira ngo barebe niba babona ahantu ho gusengera. Rero isabato wari umunsi wo gusenga w'intumwa. Ariko reka twinjire mu mwuka w'ubuhanuzi twibaze, ubundi umwuka wo kuzirura isabato, uyu mwuka wagiye uzute? Mu kubara igice cya 15 umurongo wa 32 tuhabwirwa igitekerezo. Umurongo wa 32 avuga ngo Abisiraheli bakiri mu butayu basanga umuntu utoragura inkwi ku isabato. Abasanze azitoragura bamushyira Mose na Aroni n'iteraniro ryose, bamukingiranira kuko bari batarabwirwa uko bamugenza. Uwiteka abwira Mose ati, uwo muntu ntabure kwicwa. Iteraniro ryose rimwicisha amabuye inyuma yaho baganditse. Iteraniro ryose rimujyana inyuma yaho, bamutera amabuye arapfa, uko Uwiteka yategetse Mose. None ubwo isabato uyu muntu ntiyazize ubusa. Abantu benshi batavuga bati rwose namwe murebe Kristo yadukijije ibintu bikomeye, ubu koko ibi bintu twari kuzabibasha. Ariko ni igiki cyatumye uyu muntu apfa? Uyu ni umwuka wo kuzirura isabato. Mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi mu cyigisho cya 36 mu cyigisho cyitwa bazerera mu butayu baranditse ngo hashize igihe gito bagarutse mu butayu, habayeho kwica isabato mu bihe byatumye icyo gikorwa kiba icyaha gikomeye cyane. Itangazo ry'Uhoraho yuko atazaha Abisiraheli umurage wabo ryari ryarateye umwuka wo kwigomeka. Mu magambo make, Imana ikimara kuvuga yuko batazagera i Kanani, aba bantu bahise baba barebere, baba barakari, baba abantu babagome cyane. Noneho barangije bagira umwuka wo kwigomeka. Noneho rero mukomeze mutega amatwi, umwe mu bantu wari ubabajwe nuko atazinjira i Kanani, kandi wari wiyemeje kwerekana ko asuzugura amategeko y'Imana, yari yihandagaje akora icyaha cyo kwica itegeko rya 4 maze ajya gusenya inkwi ku isabato. Mu magambo make, ntago bwari impamvu yuko yabuze udukwi, nta nubwo cyari ikibazo cy'inzara, kuko Imana ireba impamvu zijyanye umuntu, zikoresheje umuntu ikintu. Uyu muntu ngo yari afashe umwanzuro avuga ati n'ubundi ni Kanani sinzajyayo, ubundi gukomeza amategeko ubundi ubu biracyamara iki? Nshuti zanjye mwitonde, ubu hari abantu batangiye gutera umugongo isabato, gutera umugongo itorero, gutera umugongo gahunda yera, kubera ko n'ubundi imitima nama yabo yamaze kubizeza yuko iby'Imana n'ubundi ntaho bazagera. Imitima nama yabo yababwiye ko batazanesha, barwanye n'ibyaha barananirwa. Ariko ikibazo si uko barwanye n'ibyaha bakananirwa, ahubwo bashatse gukomeza amategeko mu mbaraga zabo, kandi nta mbaraga z'umuntu zakomeza amategeko. Gukomeza amategeko ni imbaraga itangwa na Kristo. Muri iki gitabo baranditse ngo rero igikorwa cy'uwo muntu kwari ukwica itegeko rya 4 ku bushake kandi abyihitiyemo. Cyari icyaha kidaturutse ku kuba atabitekerejeho cyangwa ku bujiji, ahubwo cyari icyaha cyo kwihandagaza. Muri no minsi abantu bamwe barakora icyaha cyo kwihandagaza, kitari icyaha cy'ubujiji. Uyu munsi abana bacu turimo turabashyira mu mashuri yiga ku isabato, turimo turohereza abakozi bacu gukingura amaduka, icyakora twe ntituhagere. Turimo turakoresha ibintu byose. Mu magambo isabato twarayiziruye, kandi si ubujiji cyangwa se kutabitekerezaho, ahubwo ni icyaha cyo kwihandagaza. Kandi iki cyaha cyo kwihandagaza Imana igitangira igihano. Badivanisi umunsi wa 7, ukuri nubwo kurimo kureba aba bantu bandi bataruhuka isabato, ariko nagiye mbabwire ngo abantu baruhuka isabato byanikize, bakaruhuka isabato mu buryo bw'ubuhezanguni, bagiye gushyirwa hamwe n'abatayiruhuka byanga byakunda. Isabato ni ikintu gikomeye, mu byibuke. Nshuti zanjye, twihuta, wakwibaza ngo imbaraga zo gusenga ku munsi witwa Vendredi, umunsi witwa Ijuma, idini ya Islam isengaho, uyu munsi byagenze gute? Satani yakoresheje imbaraga. Reka mbibutse yuko Muhamadi yabanje, intumwa Muhamadi nk'uko bo babivuga, yabanje kubwira abantu, ni ibyo nasomye ku rubuga rwitwa conversation.com. Uru rubuga ni urubuga rwabo rw'Abisilamu batanzeho aya mateka, ndetse hari na Korowani ifite uko ibivuga. Ariko najya mbabwire ngo byagenze gute kugira ngo amamiliyoni n'amamiliyoni uyu munsi
bo kuba baruhuka isabato, ahubwo baruhuka vendredi, ari wo munsi Bibiliya yise umunsi wo kuwa gatandatu mu itangiriro, ari nawo munsi Imana yaremeye Adamu nk'uko nabo bagiye kubyivugira. Ese byatewe n'iki? Muhamadi yabanje avuga yuko gusenga vendredi bifite agaciro, ari ibintu bikomeye cyane, birusha agaciro gusenga ku giti cyawe umwaka wose kandi wiyiriza ubusa. Mu magambo make, ibi bintu byatumye anavuga ati ese umuntu aramutse asenze vendredi yaba aruta umuntu wasenze umwaka wose yiyiriza ubusa. Ibi bintu byatumye abantu batangira gukanguka. Muri Korowani mu gice cya 62 ku karongo ka 9 yaranditse ngo yemwe abemeye salati yo kuwa gatanu nihamagarirwa mujye mukataza mugana gusingiza Allah, munareka ubucuruzi, ibyo nibyo byiza kuri mwe iyaba mwari mubizi. Uyu murongo wa Korowani igice cya 62:9 wakuruye abantu bose bajya ku munsi wa gatanu, kandi uyu munsi wa gatanu byarangiye wubatse izina mu bitekerezo no mu Barabu n'ahandi, ariko mu by'ukuri mbere yaho, mbere ya 600 ntabwo Abarabu bose basengaga kuri uyu munsi, ahubwo hari ahantu hari harigaranzuwe n'ubukirisitu, ariko byarangiye izi mbaraga zizi nyigisho za Muhamadi zihatwaye. Nshuti zanjye, najya mbabwire ngo hari impamvu zagiye zitangwa wenda mu kinyamakuru cyitwa muslimhand.org.uk. ahangaha cyanditswe cyatangijwe mu 1993, bagaragaje yuko umunsi w'urubanza hazaba ari vendredi, ariyo mpamvu abantu bagomba gusenga vendredi. Bavuga yuko kuremwa kwa Adamu byabaye vendredi, Adamu ngo yajugunywe mu isi ari vendredi, ariko ukibaza yajugunywa ava hezi? N'inyigisho z'ibinyoma zidakomoka muri Bibiliya. Umuntu upfuye vendredi arindwa ibigeragezo byo mu gituro, ubwo bivuze ngo n'inyigisho ya Kiliziya Gatolika yuko umuntu upfuye aba adapfuye neza. Abazabona Imana muri paradizo bazayibona ari vendredi, nta wundi munsi ngo Imana yabonekeraho. Kandi bakomeje bandika, Muhamadi nawe ubwe yakomeje anivugira yuko Friday aravuga ngo is the master of all days. Yaravuze ngo iminsi yose y'icyumweru Friday ni master, cyangwa se ni umuyobozi w'iyindi minsi. Kugeza uyu munsi wa none miliyoni, miliyari, biliyoni mu byumve, biliyoni 1 na miliyari 900 basenga kuri uyu munsi bagendereye kuri ibi bintu byashyizweho n'umuntu bitaturutse mu byanditswe byera. Mu gatabo k'Abadivantiste kitwa ku bwa Afurika nziza cyane, page 44 baranditse ngo bigaragara neza ko itandukana rya Muhamadi n'Abayuda ari ryo ryamuteye kwitoraniriza umunsi wa gatandatu w'icyumweru akawugira umunsi wa karindwi, ari wo wahoze ari isabato y'Abisirayeli n'abakirisitu ba mbere. Nyamara nta hantu na hamwe wasanga iteka ryo kuruhuka umunsi wa gatandatu ari wo vendredi y'uyu munsi wa none. Nta hantu tubibona. Rero mu gitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe barabyeruye neza. Igitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe ubusobanuro page 368 basobanura ibyahishuwe igice cya 9:3 baranditse ngo iyi dini y'ikinyoma yarashinzwe nubwo yari ikiboko cyo gukiranirwa no gusenga ibigirwamana. Iyi dini yujuje umwijima n'ubuyobe mu isi. Aya ni amagambo yanditse muri iki gitabo cyanditswe kera cyane. Rero nshuti zanjye, Imana igiye gukangurira abantu isabato. Si ibyo gusa, Satani abinyujije mu bapagani bahindutse abakristo nk'igice, abepiskopi bishakiraga ikuzo, ndetse n'abizera bo mu itorero bikundiraga ingeso z'isi, yabashishikaje umugambi we, birangira umunsi w'icyumweru uhawe intebe mu itorero, nk'uko muzabisoma mu Ntambara Ikomeye page 41. Rero nshuti zanjye, amateka yaciwe n'abami n'imyanzuro y'inama z'abayobozi bakuru b'itorero n'amabwiriza yatanzwe n'itorero byagiye bishyigikira icyumweru kigira imbaraga, ariko gishyigikirwa nacyo cyane na Konstantino mu mwaka 321 wafashe icyumweru arangije umunsi w'izuba awugira umunsi wo gusenga. Uyu munsi wa none rero ibintu byo gusenga ku cyumweru nabyo murabibona neza bikomotse kwa Konstantino, ntago bikomotse mu byanditswe byera. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo Ellen White yagize iyerekwa mu gitabo kimwe, yerekwa ibintu bikomeye byagombaga kubaho. Yeretswe amagambo akomeye cyane nifuza yuko buri muntu wese ayaha agaciro.
aya magambo yeretswe yuko mu madini atandukanye Imana ifitemo abantu, ariko byanga byakunda ku musozo w'amateka Imana izagira gute? Izahamagara abo bantu ikabahuza n'ubwoko bwayo. Amen. Ukuri rero kuzatsinda. Reka mbabwire ibintu byitabajwe kugira ngo icyumweru gifate umwanya. Icya mbere hitabajwe ibinyoma by'ibihimbano. Hashyirwaho amategeko. Itegeko ryavugaga yuko umukire uzafatwa akora ku cyumweru, 1/2 cy'ubutunzi bwe kizatwarwa. Abakene bakoraga ku cyumweru bo bafatwaga, birukanwaga mu gihugu. Ndetse bakomeje kwitabazwa ibitangaza by'ibihimbano. Bavuga yuko hari umuntu wahinze ku cyumweru icyuma kimushinga mu kiganza kimarana imyaka 2. Bakavuga inama nkuru y'amadini nayo yavuze yuko abaprotestani baziruye icyumweru bakubiswe n'inkuba. Ibi nabyo bikaba ikindi kintu cyatumye abantu bakunda icyumweru, bavuga bati reka da. Abatambyi b'abapasitoro, abami, ibikomangoma n'abizera bose basabwe gukoresha ibishoboka byose ngo icyumweru gisengwe kandi bizamara igihe. Ubu ibi byarakozwe. Itegeko teka ryaritabajwe kugira ngo abantu batebwe ubwoba bajye basenga ku cyumweru, bave ku isabato. Aya magambo ni amagambo musoma mu gitabo cy'intambara ikomeye. Noneho kubura kw'amasomo mu byanditswe byera byabateye ubwoba, bituma bitabaza ibitangaza by'ibinyoma by'igitabo bavuze ngo cyahanutse mu ijuru gitegeka abantu gusenga ku cyumweru. Iryo tegeko ryavugaga ko icyumweru kigomba gutangira samedi saa 9 kikazasoza lendi izuba rirashe. Ibi nabyo barabikoze kugira ngo beze icyumweru, ariko n'ubundi babura ibyanditswe byera bibihamya. Bavuga uburyo hari umuntu waseye umugati ari ku cyumweru, umugati wanga hasohokamo amaraso. Yaseye ingano, amaze gusya ingano mu mashini hasohokamo amaraso. Undi nawe ateka umugati wanga gushya. Nshuti zanjye, ibi binyoma byose byarazengurutse bituma ibi bintu bikomeye. Ariko reka turebe uyu munsi wa none ahazaza h'abakomeza isabato hari hehe? Nshuti zanjye, byanga byakunda muri iki gitabo cy'intambara ikomeye paje 321 na paje 322 baranditse ngo mu gihe cy'amategeko ya kera umunsi wa 7 niwo munsi wejejwe, ariko itorero ribwirijwe na Yesu Kristo, iyi ni kiliziya irimo kubyivugira, kandi riyobowe na Mwuka Muziranenge, umunsi wa 7 ryawusimbuje umunsi wa mbere w'icyumweru. Bityo ubu turuhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru mu cyimbo cy'umunsi wa 7. Ubu munsi wa mbere usobanura umunsi w'umwami. Ngibi ibinyoma, ibi bintu byakomotse mu bagatulika nk'uko babyivugira muri gatigisimu yabo. Ariko uyu munsi wa none iyo ubajije umuprotestani uti kuki mudasenga ku isabato, arakubwira ngo ku cyumweru ni umunsi w'umwami. Ariko ngaha aho byaturutse ntabwo byaturutse mu baprotestani. Rero uyu munsi wa none abubahiriza isabato baribasiwe mu mvugo zizimije z'abanyapolitike, mu nyito zisabwa ubwenge, mu mafilime arimo gukinwa yerekana ahazaza h'abaruka isabato n'uburyo bazafatwa nabi, mu kwitiranwa n'andi matsinda y'abahezanguni, mu itumanaho uburyo ibintu birimo kwandika ku WhatsApp, kuri interinete n'iki bishishikariza abantu kwanga abaruka isabato, amakinamico n'amakomedi arimo gukinwa basuzugura isabato, inyito turimo guhabwa mu kazi, muri abantu b'abafunga mutwe, muri abahezanguni, muri abantu batumvikana, muri ibyigomeke. Ayo ni amazina duhabwa mu kazi. Nshuti zanjye, najya mbabwire ngo mu myanzuro n'amategeko arimo kugenda avugururwa nabwo harimo uburyo burimo gukorwa bw'ubuhanga bwo kugota abakomeza isabato. Ibi bintu byakagombye kuguhumura ukamenya aho igihe kigeze. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo mu ntambara ikomeye paje 416 baranditse ngo abakomeza isabato yo muri Bibiliya bazaregwa ko ari abanzi b'amategeko na gahunda, ko babangamiye imibereho myiza ya rubanda, ibyigenge kandi byangiritse, kandi bakaba ari bo batuma inama igiye gucira isi witeka. Ubwitonzi bwabo no gushikama mu byo bizera bazabyita gukabya. Kutava kwizima mu gusuzugura ubutegetsi, bazaregwa ko bahinyura ubutegetsi. Ababwiriza barwanya amategeko y'Imana bazatangariza ku ruhimbi ko abantu bafite inshingano yo kumvira ubutegetsi bw'isi nk'ubwashyizweho n'Imana. Mu nteko ishinga amategeko no mu nkiko z'ubucamanza, abakomeza amategeko y'Imana bazavugwa nabi, bacirwe witeka, amagambo yabo azagorekwa, bazabakekera imigambi mibi batigeze kugira. Aya magambo ari mu ntambara ikomeye paje
416. nshuti yanjye, nagira ngo mbabwire ngo ngurwo urugamba rwacu uko rumeze, ngiki kintu gikomeye kiri imbere yacu. Ariko uyu munsi wa none nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo ibyo byose Imana yacu yiteguye kurwana kandi izanesha. Ibihe by'akarengane bituri imbere, kandi ibihe byose twize bidusohoreye imbere. Isabato reka itubere umunsi uryoshye, reka itubere umunsi wo kuruhuka, umunsi dukunze iby'Imana. nshuti zanjye, hari amagambo nshaka gusorezaho nibutsa abaruhuka isabato, inama ikomeye nabagira kuri uyu munsi. Ni amagambo yanditse mu nyandiko z'ibanze paje 109. Baranditse ngo Uwiteka yanyeretse ko abubahiriza isabato bakwiriye kwita cyane ku gukomeza kugira amateraniro bahuriramo kandi akabasusurutse. Hakenewe kurushaho kubyitaho no kubigaragazamo imbaraga. Abantu bose bakwiriye kugira icyo bavuga ku bw'Uwiteka, kuko mu kugira batyo bazahabwa umugisha. Igitabo cy'urwibutso cyandikwamo abantu bose batirengagiza guteranira hamwe, ahubwo akenshi bakaba basabana n'abandi. Nguyu umugisha dukura mu isabato. Umuntu wirirwa aryamye ku isabato, umuntu utabona umwanya wo kuza mu nzu y'Imana ku isabato, ntabwo arimo kumenya uko azarwana urugamba. Abaroma igice cya 7:12, Bibiliya iravuga ngo noneho amategeko ni ayera, ndetse n'itegeko ryose ni iryera, rirakiranuka kandi ni ryiza. Imana iguhe gukomeza amategeko kandi guha imbaraga zo kuyumvira, kugira ngo akore umurimo wayo muri wowe, mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ubw'itegeko ryawe ry'isabato ririmo umugisha, amategeko yawe yose akaba arimo umugisha, kandi tukaba turi mu isi yugarijwe n'umuvumo. Tuzamuye ibiganza byacu kugira ngo tubere umugisha, kandi amategeko yawe y'umugisha yinjire muri twe, kugira ngo natwe duhindukire abandi abanyamugisha. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.